ushobora kugenda nk'umuzimu ugiye numva wa wundi utareba arabasaba nawe mugenzi uri kwinyuriraho rwose Imana nawe izasubiza aho ukuye rwose wa wundi utareba arabasaba amafaranga y'uyu munsi umuntu arayabona we bana nta muntu uri kunyuraho wa wundi utareba arabasaba rwose nawe uri kunyuraho rwose ndakumvira mu mwuka wera w'Imana rwose nawe utareba arabasaba byanyabyo ntabwo ureba se ntabwo ndeba rwose ushayihangane kweli use nanjye ko kusanze nta kuntu mpagaze rwose warebe ukuntu rwose kuko reka nkwerekere sibyo hano mfite fone ushakemo ibiceri bicyakira hano mfite na kibiri sibyo nta kibazo rwose urakoze Yesu asubiza aho ukuye okay nareka rwose urakoze Imana iguhe umugisha sawa nare yego wa wundi utareba arabasaba ariko ndagaswe nta n'isoni mwanya barabashaba ubukene buranyishe ndi kubwirirwa nka burara bamuha iPhone umunsi Imana miragabura pe wa wundi utareba arabasaba wa wundi utareba arabasaba wa wundi utareba arabasaba kaga phone ni nakazima sha kuzi ko ibintu bigabura ako subije ubwenge nyuma wa wundi utareba arabasaba ari sinabonyemo bibirira ko peti nakumvisha ushobora kugenda nk'umuzimu akongiye numva kurusha abandi bantu bose kandi anareba ko naje kwishakira amahahiro wowe ni ndukuye nguzana ninde oya iyi phone nahinje kuyishubizamo ubungubu kuyisubizamo mwakira amahahiro yanyu babyeyi mumbabarire ntango nzongera kuki wowe ushaka kubangamira abantu bindushyi woze hano ku muhanda mbabarire ntango nzongera dore ngibiri ibyanyu byose kabisa nta kintu ufite wowe kanguhe ntango nzongera pe ntango nzongera bite nk'uburasa babyeyi ntahita nk'umuntu muto ukurasa hatagira n'umuntu mbona nanjye nze nyabakabemo nyabakuremo da wa wundi utareba arabasaba arayambuye umunsi mba nkirashe ariko mbega inyana y'imbwa umusabiriza arareba n'imbunda mu rwanga amazina uzi ko cya gitipa ari igihashi